Ruvuya gira icyo uvuga comment abakinnyi bakora ku mutoza kubera ko icyakurikiyeho abanyarwanda turaganira bamwe bati yagakwiriye guhabwa amasezerano abandi ati ntiyagahawe amasezerano. So umutoza w'ikipe y'igihugu n'abakinnyi ubwumvane bumeze bute, abakinnyi opposition yabo ihagaze gute? Ari bo badesida gutanga amasezerano bari kuyamuhera muri Nigeria, ari bo bayakora bakanayasinya bari kuyamuhera muri Nigeria. Ibi ndabivugaho mbihagazeho n'amaguru yanjye abiri. Yego, kuko Torsten n'abakinnyi be ninakorwaho, niwe mutoza nabonye ukunda abakinnyi be. Ku mukinnyi we yanakwica Torsten. yego, na umutoza ukunda abakinnyi be akanabubaha ariko nawe akifuza ko bamwubaha. Barakubwira bati ibintu dukina twumvise biriya nka birango byo gucenga n'iki n'iki, ibintu dukina ntabwo tujye tubikina mu myaka yatambutse. Ibyo dukina byinshi niwe wabitwigishije. yego, twadusanzwe tuzi umupira ariko hari ibyo yatwigishije, yego, no kugira ngo n'uyu musaruro tube tuwugezeho ni Torsten. Abakinnyi rero bo bari aweya y'umutoza wabo baranamwifuza. yego, ya reka Ikindi soza ni kuri Rafael Yorke na Sahabu na Sahabu. Nta kindi kintu na kimwe cyavanye bari abakinnyi b'ikipe y'igihugu nuko badahuza n'umutoza. Ntibahuza gute? Urugero Sahabu baramubwira bati icara hariya, akabyanga akicara hariya. Sahabu ngo niba bazanye ikintu cyitwa mu Mavubi cyo kuvuga ngo njyewe sindarana n'umuntu, niwe ndirarana. niyo rukengera na Sahabu nabihuriye bwira ni ibintu ndakuvuga ibintu nakuye mu ikipe y'igihugu ko narabibaje nagerageje kubibaza ariko abakinnyi ari abahanga byagenze gute. Mu yandi magambo sinavuga ibintu byose ariko ni abantu mu mutwe batumva ngo umutoza akavuga ati kora iki bo bagakora ibi, kora ibi bagakora ibi. umutoza wacu aravuga ati rero uwo muntu niyo yabaza umupira nka Messi aho kugira ngo aze kwica umwuka w'abandi twaba tumuretse tugakoresha abo dufite bumva byacu. Atizerera muri individual brilliance abakinnyi bacu ntabwo ari ibitangaza cyane, natwe turabizi urwego rwabo. Yizerera muri groupe cyangwa se mu gushyira hamwe kwa groupe. Rero iyo abonye hari umuntu utari kumwumva aravuga ati nimurekeramo bizatuma n'abandi batumva batanyumva bitangire biteze ikintu cyo kudakurikiza ibyo mbabwira wenda bibe byanatuma resultat zibura. reka